Reka nkusuze udahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Niba utarakora subscribe, ikintu cyo giye kugira ngo ube wanshyigikira. Nizere ko kandi umeze neza. Rero tugiye kuganira ese urukundo nyakuri rwaba rurangwa n'iki. Ejo bundi duheruka kuganira ku bimenyetso ushobora kwereka ko umuntu mukunda arashobora kuba agukunda by'ukuri cyangwa se yaba atagukunda. Nagiye mbona comment zanyu, amalike yanyu, nyine byangaragarije ko urukundo hanze aha ngaha birakomeye. Ndashimira abantu mwese mwagiye mutera comment. Hari abajya bavuga ngo ibi bintu bitubaho, hari abajya bavuga ati noneho tumenye aho twari duhagaze mu rukundo. So noneho uyu munsi nje kubabwira ese urukundo nyakuri rwaba rurangwa n'iki. Nyuma yo kumenya yuko umuntu mukundana agukunda by'ukuri cyangwa se atagukunda, ugafata izindi nzira, hari ibintu rero bizatuma bigufasha kuba wagera ku rukundo nyakuri, cyangwa se byagufasha kumenya niba koko umuntu mukundana, urukundo mukundana cyangwa urukundo mukunda ari urukundo nyakuri. Burya rero biragoye kenshi kumenya niba umuntu mukundana cyangwa se umuntu ukunda mwaba mukundana nyakuri, rwa rukundo ruzira uburyarya rudaherekejwe n'izindi nyungu. Muri benshi tumenyereye ko hari abantu benshi akunda umuntu bitewe n'ikintu runaka mukurikiyeho. Aho ngaho ntabwo ariho urukundo nyakuri rushingira. Burya urukundo nyakuri ntacyo rutakora, niyo byasaba kwitangira umuntu ukundana nawe urabikora. Muri iyi minsi abantu benshi bakunze kuvuga ko uru rukundo nyakuri rutakibaho, ahubwo benshi bakemeza ko ibintu byose byabaye pirate cyangwa se fake. Harimo n'urukundo rw'iki gihe ruba ruhekejwe n'inyungu zigiye zitandukanye, aho ushobora kuba ukunda umuntu kubera ko hari ikintu cyangwa se inyungu runaka, hari amafaranga ushobora kumukuraho, hari ikintu nyine umukeneyeho. Muri make ngira ngo murabyumva. Hari igihe ubona umuntu ukavuga ati ni umuntu w'ubuntu ansabye urukundo, ese afite ibi. Usigaye usanga ari abantu benshi bavuga ngo niba adafite amafaranga ntabwo biri bukunda. Aha ngaha akaba naho burya bigorana, ariko burya uramutse ugenzuye neza hari ibimenyetso byakwereka ko urukundo urimo ari urukundo nyakuri ruzira uburyarya, ari rwa rukundo rudategereje inyungu, mbese ari urukundo rushingiye ku kuri, gukundana bya nyabyo. Hari ibimenyetso rero nyakuri tugiye kurebera hamwe bizakwereka cyangwa se bizagufasha kumenya niba kuko urukundo ukunda uwo muri kumwe ubu ngubu cyangwa se we agukunda ari urukundo nyakuri cyangwa se akubeshya. Reka twihuse cyane rero, reka duhere ku kimenyetso cya mbere, urukundo rushingiye ku bwubahane n'ubwuzuzanye. Ngira ngo akenshi uru rukundo rushingiye ku bwubahane n'ubwuzuzanye, burya kubahana no kuzanya buri wese yabyisobanurira uko abasha nyine. Ngira ngo iyo ukundana n'umuntu ubona ko gukunda byuzuye, ukabona ko mwese harimo balance. Nta kuvuga ngo uyu aranyubaha ariko njye simwubaha, nta kuvuga ngo njye ndamwubaha ariko we ntanyubaha. Burya urukundo nyakuri harimo agaciro ubona umuntu aguha, ukabona ko atakurutisha ikintu runaka. Buri wese kandi aba akeneye undi ko yubaha undi ku kigero kingana n'icyo undi mugenzi we amukundaho. Iyo muri mu rukundo rero muba mugomba kumva ko mukundana by'ukuri, harimo kubahana no kuzanya. Hahandi akubwira ati ndarwaye ntabwo meze neza, niba wamusuye cyangwa se mubana ukaba hari inshingano bakora mu rugo, tuvuge ndere nk'umukobwa ushobora guteka, woza amasahani, ugira gute. Urukundo rero nyakuri burya rushingiye ku bwubahane n'ubwuzuzanye. Ibyo bintu byose ntabwo azabyinubira, azabikora atitaye ngo sheri wanjye yarwaye cyangwa se ntarwaye. Uzasanga no kubaha no kubahisha mu bantu. Hari ikindi kimenyetso cya kabiri kizakwereka ko umuntu mukundana n'urukundo ukuri. Icyo kimenyetso rero n'ikindi ni urukundo rutega amatwi. Gutega amatwi rero ni ikimenyetso cy'uko uri uw'agaciro, uw'ingenzi mu buzima bwa mugenzi wawe. Gutega amatwi kandi n'impano nziza ushobora guha umukunzi, kandi ikaba yanakomeza urukundo rwanyu ku buryo burambye. Burya umuntu n'aba atagukunda by'ukuri nta mwanya wo kumva na gato azigera guha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uzajya uhora usanga ashaka kukubwira nyine ibyo yumva ashaka ko wumva, ariko we ntushaka kumubwira ikintu ubona atari kugiha umwanya. Kaza n'ikindi cya gatatu rero, aho rero urukundo nyakuri rwumva ikinyuranye mu miterere n'imyumvire.
aho guharanira guhindura. Abantu benshi tujya dukundana nabo hari igihe umuntu yimagina ko agomba kuguhindura uko ameze, ariko mu by'ukuri rwose urukundo nyakuri muba muri abantu babiri kandi mufite imico itandukanye, muba mwarahuye n'abantu batandukanye, kandi burya abantu bahuye bafite imico itandukanye biroroha cyane kuba babasha kuzuzanya. Ariko niba umuntu mukundana ashaka kuba waba nk'uko ashaka, ntabwo bizakunda, ntabwo bizaramba, ntabwo urwo rukundo rwanyu ruzamara igihe rwose. Ndakubwiza ukuri, ikintu gihari ni uko ugomba kureka umuntu ukunda, niba hari ikintu akora ukabona kirakubangamiye, ntushobora kumwereka ko nyine ari ibintu birenze cyane, ahubwo ukora igishoboka cyose cyamwereka, cyangwa se geste wakora ishobora kumwereka yuko nyine ibyo bintu hari ukuntu basi yahinduramo gatoya, ariko atari kubanza kuvuga ngo uramuhinduye, yaba mu mitekerereze, uko agenda se, uko avuga, wumve ko igihe cyose muri kumwe yaba ari kugenda wamureka bata uyu muntu nawe agenda ukuntu. Ibyo byose aba ari ikibazo. Cyangwa se yaba ari kuvuga ukabona nyine uburyo ushaka ko avugamo ntabwo ari ibyo ushaka, ibyo ntabwo aba ari sawa. Ntabwo ibi bintu nabyo byerekana ko cyangwa se bizakwereka yuko uwo muntu kuko umukunda. Wapi. Hari ikindi cya kane rero, aho urukundo nyakuri rushingiye ku kwizerana. Ngira ngo iki cyo ni ikintu buri muntu wese yahita yumva. Burya urukundo nyakuri bisaba kuba wizera uwo muri kumwe, ndetse cyane ku buryo igihe cyose ari kubwira ikintu, ngiye aha n'aha ngaha, wumve ko ariho agiye, utarinze gutekereza ngo wambwiye ngo wenda asohokanye n'abashuti be, agiye mu bandi bantu, agiye mu bagabo se, cyangwa se agiye mu bandi bakobwa. Wumve ko umugiriye icyizere, niba yasohotse wumve ko yasohotse, niba agiye gusenga wumve ko yagiye gusenga, ntiwumve ko wenda yakubeshye, hahandi wongera ukajya umubaza se wari wagiye. Burya urukundo nyakuri rurizerana. Igihe cyose rero icyo cyizere mu rukundo kiba cyabuze, urukundo ruba rwapfuye, ruba rwatangiye kugenda gake gake. Ariyo mpamvu bisaba ko mugomba kwizerana, kumva ko niba akubwiye ko agiye muri repetition, niba ari umuririmbyi wumve ko aribyo agiyemo, niba ari umucuranzi se wumve ko agiye gucuranga, niba nyine ibintu byose wumve yuko ikintu ari kubwira ari ukuri, apana gusigara uri gushidikanya. Ibi bizagufasha rero kuba wamenya ko uri mu rukundo nyakuri. Ikindi rero, hari urukundo nyakuri ruzakwereka ko rushingiye ku kuganira no gusangira amakuru. Ahangaha niho abantu benshi bajya usanga batumvikana neza mu rukundo. Mu rukundo burya nta kintu na kimwe ugomba gukinga mugenzi wawe, nta banga na rimwe rigomba kugaragara hagati yanyu mwembi. Byaba byiza cyangwa bibi, muba mugomba burya kubiganiraho, kuko burya mu buzima bwa buri munsi umuntu mukundana muba mugomba guhanahana amakuru, kuganira, kuko nibyo bintu byubaka umubano urambye, bigatuma nyine uhora wumva yambwiye ko yagiye aha ngaha, ndumva mfite amatsiko. Ariko burya iyo mutaganira, mudasangira amakuru, wagenda utagenda ntabwo aba abyitayeho. Burya rero mu rugo iyo umugore n'umugabo bataganira ngo bashyire hamwe basangire amakuru, niba abandi uzasanga bahora mu makimbirane. Umugore yavuze ati nagiye gushaka akazi, aratashye arirukanse, yagiye muri ibi, umugabo ategereje ko umugore yamubwira ati ku kazi aho nagiye gushaka akazi bigeze gutya na gutya, niba akora se ategereje ko amubwira ati ku kazi ntananiwe nagize gute, umugabo agategereza agaheba, umugore nawe agategereza ko umugabo amuganiza, n'ugasanga rwa rugo ruhoramo amakimbirane, kuko nta kuganira, nta guhanahana cyangwa se no gusangira amakuru hagati yabo, nta n'umwanya w'ibyo biganiro bajya bagira, ahubwo akenshi usanga bahora bavuga ngo ko ari wambwiye ibi, kutigeze ibyo bintu nyine ugasanga muhora mushwana. Urwo rukundo nyakuri ni urukundo muzaganira mukabwirana amakuru ya buri munsi. Hari ikindi cya gatandatu rero, iyo uri kumwe n'umuntu ukunda by'ukuri, wumva umeze nk'uri muri paradiso. Akareka nkasubiremo, iyo uri kumwe n'umuntu ukunda by'ukuri wumva umeze nk'uri muri paradiso. Burya umuntu ukunda by'ukuri iyo muri kumwe uba wumva nta kintu cyaruta ibyo bintu, nta kintu kiruta kuba muri kumwe ako kanya, ubumva nyine buri minota cyangwa buri segonda mwaba muri kumwe, kuko aba ari umugisha. Burya iyo ukundana n'umuntu mugahorana, mugahora muganira buri kanya mukaba muri kumwe, ni impano y'agaciro nyine uba warahawe, aba ari n'umugisha. Burya urukundo rero ruraryoha bitewe n'uwo mwanya muhana, kandi rukarushaho nyine kuramba.
kubera kumarana umwanya munini bituma umenya umuntu dukundana akunda ibi, umuntu dukundana yanga ibi, ariko buryo mudahana umwanya, mudahorana, ya paradizo nyine irangira byanze. Iyo wumva rero utifuza kumarana n'umwanya umuntu mukundana, haba harimo ikibazo. Burya urukundo hari ukuntu kwa kundi uvuga ati nagende sinshaka ko ari butahe, burya uzamenye ko hari ikintu cyatangiye guhinduka mu rukundo rwanyu. Hari ikindi rero, kwiyunga no gukemura amakimbirane cyangwa se ikintu cyaba kiri hagati yanyu mu bwubahane, ugasanga nyine hari ikintu kitari kugenda neza. Burya rero ntazibana ziza kumanya amahembe. Uburyo mwiyunga nyuma yo gushwana nibyo bizagaragaza ko mukundana by'ukuri cyangwa se mubanye mu byishimo. Gusa biragoye ko wamenya ko umukunzi wawe agukunda by'ukuri. Uburyo rero munakemuramo amakimbirane muba mwagiranye mu buryo bwubahanye cyangwa se bitajemo ibintu by'ibibazo, nabyo ni ibintu bizakwereka ko mukundana nyine urukundo nyakuri. Hari ikindi rero nacyo, aho urukundo nyakuri ruba rudashingiye ku kintu runaka. Ngira ngo natangiye mbivuga, akenshi usigaye usanga abantu benshi muri iyi minsi ashobora kukwemera ko mugiye gukundana bitewe na profit, bitewe n'ikintu runaka ari kukubonaho, akavuga ati uyu musore cyangwa se umukobwa ndabona afite akazi, afite buri kimwe cyose nifuza, afite inzu, afite izo rero afite ubutekereza. Burya urukundo rushingiye kuri icyo kintu ntabwo ruramba. Akenshi uzasanga ari rwa rundi rurangira nyine mu marira, warizeye ko umuhungu afite iyo modoka bitewe n'ukuntu wajyaga umubona, ariko nimubana mwageze mu rugo usanga yari afite umukoresha, iyo modoka ntabwo yari iye, ya nzu wabonaga abamo ntabwo yari iye, yari iy'akazi. N'ibintu byose wabonaga afite ugasanga nta na kimwe cye cy'umwimerere gihari. Burya ni byiza ko iyo uri mu rukundo ujya mu rukundo rudafite ikintu na kimwe rwaba rushingiyeho. Ni byiza nyine kuko bizagufasha kuba, niba muri abakene se cyangwa umwe muri mwe ari umukene undi ari umukire, bizagufasha kuba mwabasha kubaka urukundo rwanyu neza, kuko cya kintu wagiye ukurikiye iyo kigiye n'urukundo ruragenda. Ni byiza ko rero mwakurikiza ibimenyetso, ni ibimenyetso 8 twavuzeho bizakwereka ko uri mu rukundo nyakuri, cyangwa se igihe cyose uzajya mu rukundo ibimenyetso ukazabyitwararika ukazabigenderamo, bizagufasha kwiyubaka ndetse no kubaka uwo muri kumwe bidashingiye ku nyungu runaka. Ni byiza ko ujya mu rukundo utavuga ngo nkunze uyu muntu kubera ko afite ibi. Kunda umuntu kuko umufitiye urukundo nawe ugafitiye urukundo.